njye nta kintu nagufasha kuko uri umujura mu rugo bakagucumbikira ariko ntabwo byashoboka. Ako se uzi yuko ariko njyewe nzi n'indimi nyinshi. Indimi suzi indimi zinga. Nzi good morning. Nese ubwo n'ururimi. Ubwo kabiri nzi nanone food. Nganyumva. Ubwo se ubwo n'ururimi. Yewe. Cyane amagambo yo mu Cyongereza. Ariko twanaganira no mu Cyongereza rigamukama n'akazi. Mu ibyo ntabwo bishoboka. Akazi ko ntabwo tukagwa byarangiye. Nabyo mbishaka uri umujura. Bari kugucumbikira ariko ntabwo bishoboka kuko wambwiye ko uri umujura. Kandi njye sindi nyir'urugo ngo ndakwinjizamo nyine bigende. Ya ubu se kuko uranyifuriza kuba nasubira mu cyaro koko nkajya guhinga. Ese ko mbona ari byo ushoboye. Dushoboye. Umva ariko reka ngubwire twe tuba twaraje i Kigali ibaze ariko mfite n'umukunzi uba mu cyaro ndashaka kuzamuzana bose nanizere yuko azamfasha akadukoreshereza ubukwe urumva nanjye inkozi wanyu wazananwerera na mama wakanwerera tukaba twanakora rega n'ubukwe urumva ibintu bikagenda neza urumva kandi njyewe ngenda nasenga usenga se wiga njye ndi umurokore umuntu usenga ntago yiba mwamba bariye ko njye ntago ndi nyir'urugo ngo nakubwira ngo jya mu nzu ugende uryame ukarabe ubundi se ubwo urakaraba njyewe se ndakaraba nkaraba mu ntoki umva nyine ko ukaraba mu ntoki ubwo ntunanuka njyewe se wowe nyine hoya kandi umbwiye ko ukaraba mu ntoki honyine mu ntoki nese mu ntoki niho bakaraba gusa nkaraba mu ntoki iyo nshaka none kongera gukaraba urumva najumbiye ko ukaraba mu maso nkaraba no mu maso bwanyumva nese bundi ubwo umugani imyenda yawe ntinuka iyi shati niya bosi nibyo oya nako niyo nitije niyo wibye uri umujura rega birumvikana ahubwo hato utanyibira na telefone wanyisha ahubwo se nkamagara bwanyumvira nta telefone se ugira nese ubwo waje i Kigali kubera ariko mwakorera umugisha pe mwakorera umugisha rwose mukanga satani kandi muzajya ikuzimu reka ahubwo wowe wiwe uzajya ikuzimu mwanze kuma akazi kanyu nta kibazo mwanze kuma akazi ahubwo shaka nushaka urebe nushaka ujya kwiba ubona itike gucyura iwayo itike n'ubundi urumuri itike ubuse koko mwamba bari kumumfashe mu oya ntabwo byashoboka ako se ubwo uri mu biki ahubwo wowe ushaka gupfa uri kujyayo ko aha ngaha utahuri harimo amashanyarazi nyine ushaka gupfa uri mu biki nakubwiye ngo fata ibyawe byose ibyo ngibyo byose wikore ugende utahe iwanyu mu cyaro ujya guhinga n'ibyo ushoboye genda rega ntabyo ushoboye genda umugani no gusubira mu cyaro genda ujya guhinga genda yewe ndakomeza nshakishe ntabwo nasubira mu cyaro genda n'ibyo ushoboye nta n'umuntu uri buguha akazi akazi ndakabona reka mbabwire mabuja unyimye akazi kandi njye nari nshoboye akazi urumva urakanyimye ariko nta kibazo ntacyo bitwaye musigarana akazi kanyu genda nyine wivuga amagambo menshi genda hano mfitemo impamvu izantunga icyumweru cyose genda nyine icyo cyumweru nikirangira utariba nzaba ndeba uzabaho uteze genda neza nanjye nta kibazo ndababona muri mwibereye hano none se mwandangiye akazi ko mu rugo mwana ndimo nashaka akazi ko mu rugo kabisa ntabwo wafashe akazi ko mu rugo ndetse wijijwe ko ari ibyo kwikorera natwe turisya akahe kazi se mwana ni ikiro ubundi urumva oya hano nyine urumva harimo utwenda twanjye nyine njye nakoraga haboro ahantu nyine none bose banjye ikabye busuzori urumva nyine nifuzaga akazi ushobora gucapura telefone gucapura telefone ngimwe turebe gucapura telefone
none se ubwo ako niko kazi mwikorera akandi kazi se ubwo nakahe mu mwirirwa mfashe ibi bikapu Futo gafukuru gutora inyumba. ndi gutora inyumba Kiro ni magana. mubyita gusyara ariko sha ngiye murabona njya ku kazi ngiye napfa kwemera ko ariko seramo Akandi kazi mbuzabona. ariko kubera iki murambira ngo nakandi kazi nyenda ndashaka akazi ko mu rugo ngiye niko nshoboye kwicara mwirira nkakoropa nkoza nyine nkaboneke Kigali si ikigoma Hano ugomba ibagirwa hano byose ugomba kubikora tubonye. none se ubu reka nkubwire aka gafuka urumva hangana gutya ubu nahereye mu gitondo ndimo ndakora nkakuzuza yavuga ari nkangahe Bari 2,500. 2,500 ubwo se aka kazi ko kaba ari muzuri Ubu umuntu akweretse ahantu hambere wajyayo. ntagiye tukagabana amafaranga kuko ntabwo twagabana njyewe akazi Ariko nawe reka turebe. kiri igikapu Ndabona kirimo igabuzi rero. kirimo imyenda yanjye Ubwo nabona nagufashije. nta kibazo rwose nyine urumva icyo nshaka ni kimwe tugende munyereka akazi None mwana agiye kukwereka. Urasanga aha turimo gutwara buranga kuko bindi cyane. ubu baraza kunyereka hehe Genda umwereke ahandi wa mwana. Ujyane. aranyereka ahagana hehe Harahiye. ni harahiri Hahandi byo. nta kibazo rwose nawe ubundi njyewe